igitero cya Gatuna afana amaze kuza hagati y'ukwezi kwa 10 nagize amahirwe nari maze kuza icyo gihe naje ninzemo gato ko nari kure nari Monosi n'uwo munsi mukuntu ugeno kanzi yababwiraga twiye turwana umunsi wose dutingabo nari nyoboye batayo dutingabo tuza gutabara igihugu cyacu urumva ko kandi icyo gihe nabyo byari tameze neza hagati yacu n'abandi bo hakwiye twavaga urumva ko kunyuramo kuza ntabwo byari byoroshye nyakwa fasilede ngira ngo ayo mahirwe nagize afana cyagera yabajije n'indura ahangaha bamwe ko mari aramamagara turaganira ariko yasanze ukuntu babivuze ko hari akajagari hari ibibazo byinshi cyane newe murabyumva by'intambara kandi twatumaze gukora abayobozi benshi harimo n'umuyobozi mukuru wari woyoboye izo ngabo asanga mu by'ukuri bitameze neza by'urugamba amamagaye turaganira anganiza ko ngomba kujya kuri King Gatuna gutata jyayo King Gatuna nuvayo uzum briefing kuntu wabonye mu by'ukuri naragiye n'abantu bakeya twari nka batatu tujyayo tugerayo twanyuze mu Rwanda turakomeza turagenda tujya Gatuna turarekinga hakuye no hakuno turahareba neza icyo twakoze twafashe ari umuvunja wabaga Gatuna hariya twamutaga Shakabari turamufata tumufashe ndamuganiriza ndamubwira ko tugenda nabwo amafaranga tujyana ahantu aremera turamuzana tugira Kagitumba nanga report ande report yarayumva aramwe rero tegura ingabo nasada tegura ingabo ari ingabo hari abasirikare hafi barenga 100 bari bateguwe aba commanders amizo ngabo atigenda utere Gatuna twavuye Kagitumba 28 twari hafi abasirikare 100 barengamo turagenda murumva ko kuva Kagitumba kugera Gatuna yatwara iminsi 3 yonyine gusa twavuye 28 turagenda twagera nyijoro ku manywa tukajya ahantu tugacumbika ariko urumva ko nakumanywa byabaye ngombwa ngo tugenda kumanywa kubera ko igihe cyari cyagiye twashaka tugire vuba ko twatera Gatuna icyo gihe muribuka ko hari iminsi mikuru bashingwa Rwigema nawe dutera Gatuna twasanze hari imitumba na coffin bashemo bakora iminsi mikuru ko bagiye gushingura Rwigema niko twabikoze twaragiye koko twihuta cyane tugira Gatuna ku munsi w'itariki 23 ukwezi kwa 11 nibo twateye Gatuna aho twabanje gutera za Kaniga kuri Dowani turasaduye tumukuraho ari Kaniga ya kabiri nayo yariho defense ya nini force imwe irabatera turayinyuraho turayireka bararwana bakomeza barwana tufata indi force irakomeza iramanuka muze kumanuka Kaniga umanuka ushuka mu majyane kandi uri Kaniga hejuru uwa Gatuna bakureba za mukono hakurya hari defense ya doyi baturasaga aho twakomeza kugenda ko objective yari Gatuna twageze koko mu tariki 3 mu bikerera turashe Gatuna turayifashe force imwe ziblokinga za ku muhanda babyumba afi no ku Murindi nibo bafungiye aho ngaho tufata Gatuna tumaze gufata Gatuna tuzamuka tuyikuramo tukomeza za Kivuye cyo gihe munsi wa kabiri twoheza message afana ramwe ngo guma aho ngaho ukirwana ngiye gushaka ingabo nkoze izindi ngabo gusanga aho ngaho niko byagenze mu by'ukuri izo ngabo ziraza munsi wa 3 cyangwa wa 4 aho tukirwana twari nabaki
turwana dufite inkomere tubashana tukazivura bakazivura. Force imaze kuza icyo gihe hari twari dufite abasirikare bake kandi bamaze ku imisi ne barwana bataruhuka, urumva ko bari barushye nabo. Ariko umunsi wa gatanu tubona ingabo zirahageze, zimaze kuhagera nubwo twatangiye operations zikomeye zo kurwana. Of course twari twayundiyemo imirwano ukuntu Karenzi yabivuze ya guerrilla warfare, tuva mu byayi kurasa ahantu ngo twafate. So bari bazi ko tugiye gufata Gatuna ngo tuyigumemo, ariko ntabwo twayigumyemo, twarahisha tuyivamo. Tumaze kubona izo forces tujya dusubira inyuma, dusubira za Kaniga, niyo amaze gusubiraho, tujya za Nkana turarwana, tujya za Mukono turarwana, ahantu hose tukoresha mobile forces. Ugafana arategura kureba ko twajya ahandi hantu atari aho ngaho, icyo gihe afana arategurira kujya mu birunga. Urumva imisi yose turwana tutaruhuka n'iki, so bategura kujya mu birunga. Nibwo twategura twasubiye inyuma kujya za Kivuye turwana dukomeza tujya mu birunga. Twageze mu birunga mu kwezi kwa 12 December, nibwo twinjiye mu birunga tugumamo. Turuhuka abasirikare, hari imbeho kumva bivugaga, hari imbeho nyinshi. In fact twagize aduyi babiri, ari aduyi w'imbeho nawe yari akomeye cyane, aduyi w'imbeho basanga umusirikare yagagaye pe bitameze neza, ariko afana akora ibishoboka, ategura ukuntu bagomba kubaho n'ukuntu tugomba kuruhuka. Icyo gihe ubwo yakoreraga yategura ikindi gitero cyo kurasa Ruhengeri. Abasirikare baruhutse bamaze nk'ukwezi kose bari aho ngaho, n'izindi forces zimaze kuza, forces nyinshi maze kuza mu birunga, ategura igitero cyo kurasa Ruhengeri. Mu by'ukuri takesha 23 zo kwa mbere 91 nibo twateye Ruhengeri. Ategura igitero, afata forces arazohereza kujya kurasa Ruhengeri. Mu by'ukuri Ruhengeri twarayirashe neza cyane, dufungura abafungwa, harimo abasirikare murabazi barize n'abandi bose, bamuvuna Nyambo n'abandi murabazi ko twabavanye bari bafungiye Ruhengeri, n'abandi ba ibyitso bari barimo Dr. Rutakubana n'abandi bose twarabazanye. Abashoboye kuza, abemeye kuza baraje, abandi barigendeye. So iyo mission ibirarangiye, basubira mu birunga, turaza tujya mu birunga, tanya za Kinigi n'ahandi hose, imirwano irakomeza. Nyuma umwaza ari mwinshi, so amenya tuko tuvuye mu Mutara tugiye tugeza Ruhengeri na Byumba, bose bisuka za Byumba baraza turwana nabo za Ruhengeri, abari Byumba bararwana. Ategura iyo operations yo kujya Kagera. Urumva ko iramucangaga akamujyana ngaha, bivuze ko ari we wapangiraga aduye. So urumva icyo gihe dufata forces, mobile force twayijyanye, ninjye nayiyoboye icyo gihe, twayijyanye tugiye Akagera. Twarwanya Akagera inshuro ebyiri. Inshuro ya nyuma twarwanye bazanye za Natracom bases zizuye abasirikare, turazirasa koko neza cyane, bapfuye abantu benshi murabizi neza pe. Mu by'ukuri twasimaze kuba abantu b'abasirikare beza. Icyo gihe tumaze kuzirasa aravuga muveyo mubihorere, dufata ingomere zacu tuzikorera tubazizana, tuza tugaruka gushaka ya settlement bababwiye. Twasanze abandi mu Mutara tubasangayo, utangiye gushaka. Ubwo ngo urumva ko we yapaga intambara ye ashaka kubita aduyi, arebe ko imbaraga ze amaze kuzimenya. Kandi murumva ko niyo Gatuna akiza, niyo operation ya mbere yatangiye, iya kabiri yari Ruhengeri, iya gatatu yari mu Mpaka, iya kane atangira kujya mu defensive.